problem. However, if he had power over them, kubera hari ibintu yabafashaga akaba yaryamana nabo, that is abuse because Sabe had power on them. Noneho biridinga ko they can have a certain relationship unless you people tell me you went to investigate if there was abuse between ngewe nta nubwo ndi gushinja Sabe simbazi. I'm not a showbiz person ariko kubera ko wambajije ngewe I see what I see. I saw a video aho umuntu yaguye nanjye nigeze kuva muri rubura ahangaha pe njyama kuriya ku buryo naravunitse njyaho sima. So umuntu aje rero akaba yansangana n'umuhungu bakeka ko n'abasohokanye nawe wumva nawe yavuga ngo ngo umuntu avuye gusimbuka ahantu. So ngewe muri ayo majwi mwumvaga ni ay'umukobwa witwa Evelyn, niba ari umugore sinzi. Uwo mukobwa rero akaba yareremo aratanga interview nyuma y'uko hasohotse amavideo ya Sabe muri buze kubona muri ino video, aho Sabe yaje kuba agaragara ari mu busambanyi nyuma y'uko hamaze n'iminsi afitanye amakimbirane n'uwo bita Yago Pondat. Haje kuba hasohoka rero amavideo Sabe ari mu busambanyi, Sabe we Simbi. Rero bashiti banje bakunzi banje mera ko nanabasuhuza, nongera kubasaba subscribe, share ndetse munakomeza gusharinga n'inshuti zanyu mushyiraho n'agatima nyamubona ari byiza like. Rero reka dutangirira amakuru yacu ku muhungu wanyu Sabe wo kwisimbi. Rero hakaba haje kuba hasohoka amavideo ye ari mu busambanyi uyu munsi ku itariki 8 z'ukwa 9, aho haje kuba hasohoka amavideo y'umuhungu wanyu Sabe ari mu busambanyi, aho byateye abantu benshi urujijo, aho ibintu rwose bibabaje cyane. Bikaba byaje kugaragara yuko umuhungu Sabe yaje kuba ameze nk'umuntu ufite uburwayi bukomeye, nyuma yuko hamaze n'iminsi havugwa ko umuhungu Sabe arwaye na Yago Pondat akabikomeraho avuga ko bari kwishyura ibyo bamukoreye. Haje kuba hasohoka video rwose asa nk'umuntu wari wakuye muri rigori rwose yavunaguritse. Rero aho byinshi byagiye bitangazwa uti ngo sawa se Sabe ni iki cyamubayeho, ese n'ibiki. Nyuma yaho benshi bagiye babinsaba yuko mbikoraho. Uyu munsi rero niyemeje kubivugaho, aho Sabe nyuma yuko havuzwe byinshi ku burwayi hakavugwa ibye na Yago, uyu munsi kugeza aya masaha nta kintu aratangaziriza itangazamakuru, gusa uburwayi bwe tukaba tubona bugenda bwiyongeraho kugabanyuka cyane. Akunzi bacu rero reka uyu mwanya tuwufate tubereke video rero ya Sabe, aho rwose hashize amasaha make ikozwe. Mwihurebere rero mwikurikiranire. Abasore baraje we Nyuma y'ibyo byose rero Sabe n'ubu ngubu akaba akiri kwa muganga, aho bahise bamujyana ku bitaro tutaramenya neza, gusa nitumenya amakuru yaho neza turaza kuyabagezaho 5 kuri 5. Rero muri aya masaha reka dukomereze mu gitaramo rwose cyakuruye imbaga y'abantu, cyasajije abantu, cyari kirimo abastari ubwoko bwose hose, aho ubu iki gitaramo ubu ngubu kiri kubarwa mu bitaramo bihenze muri Kigali. Rero iki gitaramo akaba ari cya kindi cyitwa Silver Gala, ndakeka nta muntu rwose utakibonye. Rero ahangaha niho ugiye kwiyumvira byinshi kuri kino gitaramo, aho kino gitaramo rwose cyaje kuba gikura abantu imihanda, kigakururira amahanga yose, kikazana abantu bose bo mu gihugu hose, kikabasaza, kikabereka ko rwose Silver Gala ari itandukaniro. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku batumirwa bari baje ndetse n'abastari bagiye batandukanye bagiye bazanwa muri icyo gitaramo. Icyo twababwira rero kuri kino gitaramo nuko umuhanzikazi Bwiza uherutse gusohora indirimbo yitwa Ahazaza yaje kuba yakira igihembo cy'umukobwa wahize abandi mu myambarire mu birori bya The Silver Gala, aho yaje kuba
kuba atungura abantu benshi cyane. Reka dukomeza no ku musitari wacu Sikosa The Horse The Big One uwo bazi nka Tiger The Ben yahaye umuryango wa Sheila Silver Foundation asaga miliyoni 2 binyuze mu mpano yaguze mu gikombe cya Silver Gala cyahurije hamwe ibyamamare by'ingeri zitandukanye. The Ben akomeje kwerekana itandukaniro haba mu muziki, haba muri showbiz, haba mu bintu bigiye bitandukanye rwose. Rero The Silver Gala yaje kuba yitabirwa n'umunyamabanga wa leta wa Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere y'Ubuhanzi Umutoni Sandrine. Yitabiriye ibirori bya The Silver Gala byabereye muri Kigali Convention Center ku itariki 7 z'uku kwa 9. Tugakomeza tugaruka kuri Sheila Silver. Sheila Silver muramuzi ni umubyinnyi uri international. Sheila Silver ari kumwe na Runtown bageze ahabereye ibirori bya Silver Gala muri Kigali Convention Center. Ibintu bigiye bishimishije cyane. Dukomeza tunagaruka ku mukobwa muzi nka Nishimwe Naomi, Miss Rwanda 2020. Ni umukobwa rwose wazanye na vision. Yitabiriye ibirori bya Silver Gala. Ni mu gihe cyo agomba no kuyobora abatambuka kuri red carpet. Kabisa abasitari bacu bari kutwereka ikosora cyane rwose. N'undi waje kuba yitabira akaba ari umuyobozi mukuru wa MTN Rwanda, bamwita Mapula Bondibe. Ari mu bitabiriye ibirori bya Silver Gala muri Kigali Convention Center. Ndetse n'undi muraperi ukomeje kubeshya bigacika wo muzi nka Bwebwe The Vibe Killer, bamwita Ish Kevin. Yaserutse mu myambaro yahawe izina ry'izuba mu birori bya Silver Gala. uwo akaba ari Ish Kevin. Ish Kevin rwose yamaze iminsi ameze neza, muramuzi, muramumenyereye, ni hit after hit. N'undi witabiriye akaba ari Masai Ojiri washinze umuryango wa Giants of Africa ufite intego yo guteza imbere impano z'urubyiruko rwa Afurika muri basketball. Ari mu bitabiriye ibirori bya The Silver Gala. Uwo muhungu muramuzi cyane, uwo bita Masai, muramuzi cyane, mumumenyereye muri byinshi bya basketball. Akaba yaje rwose, akaba yitabiriye umuhango wa The Silver Gala. Abahanzi barimo The Ben, Kevin Kade ndetse na Element L bahuje imbaraga baririmbana indirimbo bakoranye bise Sikosa mu birori bya The Silver Gala byabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Nzeri 2024 muri Kigali Convention Center. Bakaba bagize show itwitse bya danje, aho rero muri iki gitaramo aho haje kuba hazamo abo muzi cyane nka Kigali Boss Babes, murabazi cyane, ni barutwitsi baratumika bya danje, aho baje kuba batambuka kuri red carpet. Kabisa bakeye. Ikindi twababwira nuko umuhanzi muzi mwijwi ryiza cyane umuzi nka Andy Bumuntu nawe yaje kuba ahasesekara ahatwikira cyane. N'akandi gashya kabaye, abana babarizwa muri Sheila Silver Foundation bakase umutsima mu kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe ushize batangiye gukabya inzozi babifashijwemo na Sheila Silver. Amashyi menshi tunamushimira kuko ni umuntu wafashije impano z'abanyarwanda nyinshi cyane. Abo ngabo rero akaba ari mu basitari baje bitabiriye The Sheila Silver. Reka dukomeze amakuru ya showbiz tugaruka no ku muraperi w'umunyarwandakazi wamuzi
ku mazina ya Oda Paccy, aho yaje kuba asohora indirimbo yitwa Birakureba, indirimbo iryoshye cyane, aho inkuru tuyikesha inyarwanda.com, aho yanditse ivuga ati imihanda yazanye byinshi, bamwe batera amada bihakana abana, abandi batabwa, abandi bata ubwambure bw'abandi hanze. Umuraperi Oda Paccy yatanze integuza y'indirimbo ye nshya yise Birakureba. Yayiteguje aca amarenga yo gusubiza umwe mu bo batabyumvise kimwe. Ndakeka mu bantu mwumvise neza, mwumvishe ko yagarutse ku bwambure buri kugenda busohoka hano hanze bw'abantu benshi cyane, kandi abenshi ni abasitari tumenyereye muri showbiz, ni abasitari bari kudusebya, bari guta boro zabo hanze. Andi makuru twabagezaho ni uko hari umusangiro wateguwe na LLF Studio, ukabera aho bateganyirijwe kwakirira abayigana. Umuraperi Fireman ari kumwe na Kenny Edwin uhagaze neza muri iyi minsi, twababwiye bahaye ibyishimo bisendereye abafana babo bari baje guhura no gusangira nabo. Icyo aho ngaho bahuriye rero akaba ari ahantu batwikiye kabisa, aho Fireman na Ken Edwin baje kuba batama fresh, batama abantu, nubwo muri iyi minsi ari abantu batari kwigaragaza cyane nka Fireman, gusa Ken Edwin ubu ngubu akaba aryoshye, akaba ameze neza, ari gutwika muri ino kiga. Dukomeje amakuru yacu no ku muhanzikazi wo tuzi nka Marina akaba ari mu bibazo bikomeye cyane, aho Marina arembeye Abuja muri Nigeria nyuma y'iminsi mike yari amaze muri icyo gihugu yagezemo avuye muri Ghana, aho yari yaragiye mu bikorwa bya muzika. Uyu muhanzikazi wari ukigera Abuja muri Nigeria amaze iminsi 2 mu bitaro bya hariya Abuja rwose, mu bitaro aho ari kwivuriza indwara ya malariya. Avuga ko bamusanzemo. Malariya ni indwara ikomeye cyane iyo utayikurikiranye, kujyana mu bitaro rwose ikakwangiriza. Ubwo rero na Marina nawe akaba ari kurwana n'ibyo bibazo nyuma y'uko yari yarambutse igihugu agiye mu bikorwa bya muzika, yaragiye kwiteza imbere, yaragiye gushaka icyo bita umugati. Yaragezeyo rero akangirika rwose, akarwara cyane. Iyo urenze u Rwanda rwose, u Rwanda rwacu rw'imisozi 1000 ntabwo waba umeze neza. Nyuma y'izo nkuru rero z'uburwayi bwa Marina, akaba haje gusohoka aho Marina yabwiye Inyarwanda ati meze neza, nta kibazo, norohewe, nimugire ikibazo, negereje ko bansezerera mu bitaro nari ndwariyemo, ejo nshobora kuva mu bitaro. Iyo ni message Marina yohereje yarimo araganira n'inyarwanda.com, aho yarimo arababwira ko rwose yorohewe, ameze neza. Marina yagiye muri Nigeria nyuma yo kuva mu gihugu cya Ghana, aho amaze iminsi mu bikorwa bya muzika, arimo ashaka kwagura muzika ye, ashaka kuyizamura, gusa hakaba hajemo ako kabazo rwose, gusa ndakeka kari buze gukemuka. Reka tugaruke ku ikipe ya Nigeria, aho izakina n'ikipe y'Amavubi vuba aha. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinze Benin ibitego 3 mbere yo kwakirwa n'Amavubi mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 kizabera muri Morocco. Ni ibitego bya
Ademol Lokoman watsinze 2 ndetse na Victory Osimhen ya amazina yo muri Nigeria kenshi cyane aba cyane abyimbye ntago ugipfa kuyasoma gutyo uko wiboneye. By the way mbibutsa ko iyi kipe ya Nigeria iri mu makipe akomeye yo muri Afurika, iri mu bihugu bifite football iri hejuru cyane, niyo mpamvu ubona benshi mu basitari baturuka muri Afurika ni muri Nigeria, Ghana, hariya muri biriya bihugu rwose bibamo talent nyinshi cyane. Reka tugaruke twigira mu mahanga, aho tugiye kuvuga ku muhanzikazi akaba n'umukinnyi wa filime uzwi nka bita Selena Gomez ari mu byishimo nyuma y'aho umutungo we wiyongereyeho ukagera kuri miliyari 1.3 z'amadolari. Ibi byatumye yinjira ku rutonde rw'ibyamamare bikize cyane ku isi, aho yisanze ari kumwe na Jay-Z muramuzi cyane, Jay-Z, Rihanna, Taylor Swift n'abandi batunze agatubutse. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na Vogue Magazine yavuze ko yabyakiriye ati ni amakuru nari niteze kumva muri iki cyumweru, gusa kuva muri 2023 ubucuruzi yavuga ku bucuruzi bwe ku bucuruzi bwa kompanyi yanjye bwagendaga neza cyane ku buryo nabonaga ndi kwinjiza amafaranga menshi, ariko ntabwo nari niteze ko nzuzuza miliyari. Rero ubu ngubu Selena Gomez wari mu byishimo, mu gihe abandi nka Sabe ndetse n'abandi bagiye rwose bajya hanze muri ino minsi ishize bari mu kababaro ka danje. Rero nshuti zanjye mukomeze muduhe like, comment ku kintu twazabavugiraho ubutaha, ndetse na subscribe mudufasha, tubashimira cyane ku bufatanye muri kugenda mutwereka. So let me thank you. Ciao.